military issue. Iki ntabwo ari ikibazo wakemura wifashishije intwaro. This is not a problem you want to resolve by force of arms. It's largely a political problem. Ni ikibazo cya politiki ariko banze kutwumva. Nyuma y'imyaka 10 ikibazo cyagarutse. Fine. 10 years after that, the problem has come to haunt all of us. Ariko uburyo bworoshye bafite gushinja u Rwanda uruhare muri icyo kibazo. Aho niho turi kuri ubu. Perezida Paul Kagame avuga ko impande nyinshi zirebwa n'iki kibazo zahisemo kukirengagiza bitewe n'impamvu zitandukanye maze zihitamo kwibasira u Rwanda zirushinja gufasha umutwe wa M23 uhanganye na leta ya Kongo. Aha akaba yasobanuye ko yaba umuryango w'abibumbye, ibihugu bikomeye, leta ya Kongo ndetse n'impande zitandukanye zihitamo kwirengagiza indi mitwe ikorera mu burasirazuba bwa Kongo ahubwo zakomeza gutera hejuru zishinja u Rwanda gufasha uyu mutwe wa M23. There are over 100 groups, rebel groups. Imitwe isaga 100 yitwaje intwaro. Mwari mubizi? Iyi yose ihora irwanira ibintu ntazi. So they can't only be existing because of Rwanda. Ntabwo iyi mitwe yose yabaho kubera u Rwanda. Gusa yendi yiza kubaho kubera u Rwanda ahari yari kubiri kumwe. Umukuru w'igihugu avuga ko impande zitandukanye zizi neza ikibazo cya Kongo kubera impamvu zitandukanye ari nazo zituma bimwe mu bihugu bikomeye na Loni biseta ibirenge mu gukemura iki kibazo cya Kongo bigahitamo kucyegeka ku Rwanda. In comparison, Rwanda and Congo, there is more, much more. Mwigereranya bigaragara ko Kongo ifite byinshi haba abantu kurusha u Rwanda. Ari nayo mpamvu usanga kenshi aba bantu bigengesera iyo bagerageza gukemura ikibazo cya Kongo. Tread carefully when they are dealing with the Congo's problems. Perezida Paul Kagame avuga ko ibi byose bituma umutekano w'u Rwanda kenshi usanga ugeragezwa guhungabanywa n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ufatanyije n'ingabo za Kongo ndetse n'indi mitwe bikorana. Urugero inshuro zira kuri 5 zose muri uyu mwaka habaye igeragezwa ryo guhungabanya umutekano w'u Rwanda biturutse muri Kongo. Tariki 23 Gicurasi muri uyu mwaka ibisasu bya roketi bya FARDC byaguye ku mirenge ya Kinigi na Nyange mu karere ka Musanze ndetse no murenge wa Gahunga mu karere ka Burera bikomeretsa abasivili benshi kandi byangiza ibintu. Ku itariki 28 Gicurasi uyu mwaka abasirikare babiri b'ingabo z'u Rwanda bashimuswe igihe bari ku irondo ku mupaka w'u Rwanda na Kongo. Naho ku itariki 10 Kamena muri uyu mwaka ingabo za FARDC zarashe rokete ebyiri mu Rwanda ziva mu gace ka Bunagana zigwa mu kagari ka Nyabigoma umurenge wa Kinigi akarere ka Musanze ariko nta muntu cyahitanye. Ku 17 Kamena uyu mwaka umusirikare wa Kongo utazwi witwaje imbunda yambutse umupaka wa Petite Barriere mu karere ka Rubavu atangira kurasa abashinzwe umutekano mu Rwanda ndetse n'abasivili bambukaga umupaka. Icyo gihe yakomerekeye n'abapolisi babiri b'u Rwanda. Umupolisi w'igihugu cy'u Rwanda wari ku kazi yaramurashe kugira ngo arinde abashinzwe imipaka n'abasivili bambuka umupaka. Naho tariki ya 7 Ugushyingo uyu mwaka indege y'intambara ya Kongo yinjiye mu kirere cy'u Rwanda maze gwa ku kibuga cy'indege cya Rubavu ihita yongera iraguruka. Muri iki gihe kandi nibwo perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi yumvikanye asa n'ucamarenga y'intambara hagati y'igihugu cye n'u Rwanda. Nyamara ibi byose bikaba u Rwanda rutarahwemye gusaba Kongo gufatanya bakarandura FDLR. Perezida Kagame avuga ko nyuma y'ubushotoranyi bwose hari ubutumwa yahaye mugenzi wa Kongo. I told him that nabwiye perezida wa Kongo ntibi bikorwa n'ubutumire buhagije kuri twe. Nti mu gihe nasaba gutumirwa kugira ngo dufatanye guhangana n'iki kibazo cyacu ariko bikarenga bakohereza ibisasu ku butaka bwacu. N'ubutumire buhagije kuri twe. Ubwo butumwa kugeza ubu niko bukimeze. Murakoze cyane. Asante. Rero nagira ngo mbanze mbashimire iminsi mumaze hano mu myitozo, ibintu byiza mwatweretse, ibyo mwize, ibyo mwitoje. Ndabashimiye cyane kandi n'abandi bose bari hano b'abayobozi nabo barabashimira, n'abanyarwanda barabashimira.
kuko mubaha icyizere bakagira umutekano bakaryama bagasinzira amanywa bagakora bityo abahinzi bakeza abatunze bakagwiza abakora imirimo yindi y'ibyo bikorera bakunguka ni ababyeyi banyu ni abavandimwe banyu ni inshuti zanyu ubwitange rero mufite n'ubutwari ibyo bibaha icyizere igitumye turi hano nuko isi turimo ibihe tugezemo ubutwari n'ubwitange ntabwo biba bihagije ariko nibyo by'ibanze nibyo biherwaho kandi murabifite hagomba kongerwaho ubumenyi kumenya uko ukora umwuga uwo ari wo wose ukawukora ukawunoza iyo bikunze bigasanga bwa bwitange bwa butwari ubwo umuntu aba yuzuye ingabo nk'izi iyo ibyo byose bihuye ni ingabo zuzuye zishobora gukora umurimo uwo ari wo wose niyo mpamvu rero mumaze iminsi hano cyangwa se mwigishwa gukora ibyo mwatweretse mukora byerekana ibyakorwa ibyakoreshwa igihe bibaye ngombwa mu by'ukuri bitari iby'amahugurwa gusa mu bikorwa nibyo byerekana ibyakorwa cya gihe bya bindi mwaririmbaga abashaka u Rwanda abarushakira inabi abarwifuriza ibibi barukura he se nyine ntaho bafite barukura iyo ibyo bintu bitatu bihuye iby'ubutwari iby'ubwitange iby'ubushake byo ntabwo tugomba kujya kubitira ahandi turabifite hano biturimo biri muri kamere yacu ibyo ntabwo twajya kubishakisha ahandi keretse kubiganira tukabyibukiranya gusa ko ari ngombwa ariko ibyo kumenya iby'ibikoresho muri ubwo bumenyi nk'ibyo twabonye byo hari ubwo bigomba gushakwa ahandi hari n'ibyo tuzagomba kwikorera ubwacu uko ibihe bigenda bihita uko tugenda tumenya bimwe tuzabyikorera tuzajya tubikorera hano ntabwo ari ibyo tuzaduhora duhaha hanze ariko igihe tukibihaha hanze nabyo tuzabihaha rero ikindi cyatumye mbanziriza kubashimira
ni uko umwuga nk'uyu, umurimo nk'uyu, inshingano mufite yo kurinda abanyarwanda, u Rwanda, bidusaba byinshi birenze ibyo duhabwa mu buryo bw'ibikoresho, mu buryo bwo guhembwa, ariko ntibitubuza gukora ako kazi. Ubundi umuntu arebye ibyo abantu bakora mu mvura, ku zuba, mu mashyamba, ahantu hose harimo gukomereka, harimo kuruha, harimo ibintu byinshi. Ubundi bavuga utari ko abantu bakora ibi, ibyo tubaha, ibyo babona birahagije. Ntabwo bijya umuntu agera aho avuga ngo birahagije, kubera ko hiyongeramo bwa bushake no kumenya ko uyu mwuga uvuze byinshi birenze umuntu, kuko ari iby'igihugu. Kurinda igihugu ntabwo byakorwa n'umuntu umwe. Biraturenze nk'abantu, umuntu ku giti cye, ariko kubera ubwo buremere nyine bituma abantu bemera bakitanga, bagakora ibyo mukora, mugakora ibyo mukora. Ubundi buryo bwo kwitanga navuga, kandi mpereye kuri ibyo ngibyo, ni uko ubundi umuntu ashobora kuvuga ati niba ari imishahara, niba ari aho abantu baba, niba ari ibikoresho, niba ari iki, dushobora kubyongera twabikuba n'inshuro ebyiri cyangwa eshatu. Ariko kubera ko tuvuga igihugu, tuvuga abagituye, tuvuga ababyeyi bacu, tuvuga abavandimwe bacu, tuvuga inshuti zacu, kandi bitari iby'igihe gito ngo ni ubu gusa, ariko n'igihe kindi kizaza. Baravuga ariko aba bantu nubwo bakwiriye kuba bahabwa ibi ngibi, kubera ko tudafite amikoro ahagije, kandi mu majyambere y'igihugu hagomba kubaho n'ibijya mu baturage, abana babo bakiga, ubuzima bushaka byinshi, ibikorwa remezo, ubuhinzi n'ubworozi kugira ngo babone ikibatunga. Ibyakabaye biza bikabongerera ibyo mubona bikenewe, birasaranganywa bikajya aho handi. Iyo rero abantu babyumva neza, ntabwo biba ikibazo nyine. Umuntu aravuga ngo nabonye iki gice, kubera ko n'ibindi byagiye bijya n'ahandi naho hakenewe. Nagira ngo mbumvishe ko buriya bwitange, buriya bushake navugaga, ntabwo bigendera ku byo uhabwa wumva wari ukwiye, ahubwo utekereza n'abandi. Ni nako bigenda, niko mubigenza. Utekereza abandi ukavuga atari ko
uwafata umutungo w'igihugu wose cyangwa igice kinini cyane akagishyira mu gisirikare, igisirikare cyacu kigahembwa neza, kikabona ibikoresho byose gishaka, kikabaho ko gikwiriye kuba kibaho. Niba utekereje atyo muzima, arongera akibuka atari ko se ati byose nibiza aha mu burezi ho haragiki, kubera ko mu burezi hari abandi banyarwanda, hari abanyarwanda babikeneye, mu mavuriro, ahantu hose hakorerwa ibintu bituma ubuzima bw'igihugu cyose bumera neza. Nicyo gituma abantu basubira inyuma bati oya, noneho reka tugereranye duhe n'aba bantu nubwo bakora ibintu birenze iby'abandi bakora, ndetse batuma tubona n'umutekano wo kugira ngo ibyo bindi nabyo bikorwe. Ubwo twasaranganya. Icyo nshaka kugeraho rero kindi ni iki, nacyo nigeze kukibabwira undi munsi. Kubera ibyo byose maze kubabwira, ibyo dukora bidusaba byinshi biruta ibyo dufite, ubwo bituma ukoresha neza bike ufite kugira ngo ushobore kuri bike kuba wakora akazi kanini nako karuse bya bindi wari ufite gukoresha. Ndashaka kongera nabyo mbibasobanurira icyo bivuze. Ikindi bivuze ni ukuvuga ngo murareba nk'ahariya mwahoze mukorera imyitozo nanone, aho mwarasaga. Abantu bameze nkatwe bafite amateka nk'ayo navugaga, urabara, sibyo? Ndetse iyo bigeze ku kazi nyako ka kandi ko ku rugamba nabwo urabara. Ni ukuvuga ngo kubara mvuga ni ukuvuga ngo isasu rigiye gusohoka riragusha, ntabwo rinyura iruhande. Urumva icyo nshaka kuvuga? Nta mpamvu yo kugira ngo ugere ku ntego ari uko wabanje kurasa amasasu 10, kuko niba turi 1000 hano, buri wese agakoresha amasasu 100, ubu ukoresheje amasasu 100,000, sibyo? Buri sasu icyo rigura wakongera ugakuba, sibyo? Iyo ugiye rero kurasa gusa uko ubonye, kuvuga ngo bya bindi bike wari ufite bizagushiraho vuba utaragera aho wajyaga, sibyo? Aha, n'abari ku rugendo, uri ku rugendo muzi ikintu impamba, murayizi? Impamba ntabwo yirya ugitangira urugendo, sibyo? Ahubwo urabanza ukagenda, ukagera kure, ni ukubara ibirometero ugenze n'ibyo usigaje kugira ngo ube wabona iyindi. Nicyo kimwe n'imikorere yacu bigomba kutujyamo bikaba nka kamere yacu. Ntabwo dufite byinshi, ntabwo twasesagura. Niyo mpamvu dusaranganya, mukabona bike mukwiriye byinshi. Kubera ko dusaranganya tugashyira n'ibindi ahandi, naho ntituhashyire byinshi bihagije,
buri gihe bihora ari uko twubakiraho twubahira. Rero bituma dusubira inyuma tukavuga ngo ariko ibi bike tubibyaze umusaruro ahubwo mwinshi unabirenze, nk'uko namwe mukora akazi karenze ubushobozi muhabwa buturutse muri leta. Muranyumva? Rwose amahugurwa rero n'akazi, ibitekerezo bibiri inyuma ni ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo mbaho urundi rugero, bamwe abenshi hano barabizi, wenda namwe abandi mwebwe muracyari batoya cyane ntabyo muzi. Kera tukiba ku rugamba twarabaraga, yabindi nahoze mvuga, twabaraga amasasu, ugasanga umuntu umwe muri magazine afitemo amasasu 10, hajyamo 30, ari 10 ariyo ufite gusa. Ukajya ku rugamba ufite amasasu 10 mu mbunda. Ibintu bibiri. Kuvuga ngo ayo masasu 10 ufite, urwana nawe wenda bafite n'ijana. Ariko bya bintu navuga kugusha uwo murwana ntabwo bikwiye kuba bitwara amasasu 100, ntabwo bitwara 10. Kuko iyo ufite 10 gusa bigatwara 10, ubwo usigaye ni wowe, ubwo worohereje ufite menshi ni wari sibyo. Icya kabiri, twarayakoreshaga kugira ngo tubone andi. Nta rindi duka twari dufite twavanagamo amasasu. Murabizi? N'ubu munsi mwagiye ku rugamba, ugenda ushaka uwo urwana nawe, ubwo birumva n'ibindi bigenderaho, sibyo? Ushaka uwo urwana nawe, ugashaka n'ibyo afite yarwanishaga akurwanya, sibyo? Biriya bibi byawe nta yandi mategeko akurikizwa, ntaho bazagutwara mu rubanza ngo bagiye kukuburanisha. Ibyo ni ibyawe. Ntabwo ujya gufata ibindi bintu bitari iby'urugamba. Ushaka imbunda, ushaka amasasu, ntabwo ujya gusahura mu mazu cyangwa ikibindi bintu. Ibyo mvuga ni ibyo bindi. Ukurwanya ibyo arwanisha, ushaka kugira ngo ubigire ibyawe, ubihindukize, ukomeze umurwanyi, sibyo? Ayo niyo mateka yacu, yaba ubu yaba kera tukimeze nabi icyo gihe, ariko noneho n'ubu ngubu tumeneze neza kurusha icyo gihe inshuro nyinshi, ariko imikorere ni ya yindi byubakiraho, sibyo? Turumvikana? Rero ubushake, ubutwari, ubumenyi, kumenya. Icya kane, niyo ufite ubumenyi, uko ubukoresha ni ngombwa byiyongera kuri ibyo bindi bikaba bine. Ubumenyi, ukamenya gukoresha intwaro, ukamenya gukoresha uburyo ubwo ari bwo bwose. Kubimenya gusa ntibihagije iyo udashobora kubikora cyangwa kubigenderaho.
sibyo umuntu wese gufata imbunda warize urayihambura urayikongera urayifunga ukayifungura ukayikoresha ibyo ushaka ariko iyo bigeze kurasa ntabwo abantu bose barasa kimwe sibyo ariko tugomba kurasa kimwe duhereye kuri bya bindi navugaga kuvuga ngo urabara kandi kubara ni uburyo bwinshi urabaraga unirinda nawe urashaka kubaho sibyo y'u Rwanda ntabwo abantu bagenda gusa nk'ibintu uko bigenda abantu babaho babereye kubaho no muri ibyo bihe bikomeye urwana kugira ngo ubeho ni nayo mpamvu ibyo ukoresha ubikoresha neza kugira ngo biguhe ikivamo kibereye icyo washakaga sibyo iyo rero ni RDF abo